Mana ibi ni ibiki bibereye mu gihugu cy'u Rwanda? Mana ibi ni ibiki bibereye mu gihugu cy'u Rwanda? Dore ni mu karere ka Musanze aho hagaragaye ikijumba kinini cyane. Sinzi niba iyi foto wowe utarayibona ku mbuga nkoranyambaga iri gucaracara. Dore iyi foto yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Aho iki kijumba cyaje kugaragara gihetswe n'abantu barenga 60 ngo ubwo bari bakijyanye ku isoko. Hari abatangiye kwibaza ngo ubwo se iki kijumba cyaba cyareze mu karere ka Musanze cyeze ku buhe buryo? Twagerageje gushakisha amakuru y'uburyo iki kijumba cyeze, dore ko cyaje gutangaza abantu batandukanye harimo n'abaturiye mu bice by'i Musanze. Bakimara gukura kino kijumba abahinzi bagihinze bahise bavuga ko nabo batunguwe cyane, dore ko batari biziye ko bagira kuri uyu musaruro ungana gutya, aho biyambaje abandi bantu batandukanye kugira ngo bakigeze ku isoko. Twagerageje kwegera bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Musanze baje gusobanura ko iki kijumba ari umuhinzi ubwo yari ageze mu gihe cyo gusarura, agiye gusarura asanga ikijumba cyareze cyane, nibwo ngo yakuye ikijumba asanga ikijumba ari kukizamura ntigishireyo, yakomeje gucukura agera hasi cyane, aho yaje gutungurwa ageze muri metero zigera muri 20 atarakuraho iki kijumba cyose. Byaje gutangaza cyane abahageze kuko uyu muturage yahise yakura abantu benshi batandukanye, ati nimuze mundebere ibintu bimbayeho mu rugo rwanjye, kubera ko bivugwa ko iki kijumba yari yagihinze ku rugo. Abantu barahuruye bo muri uwo mudugudu, bageze muri urwo rugo baravuga se ibi ni ibiki byabaye koko? Bamwe ntibatangiye kubyemera kuko bavuze ko byaba ari ibindi bintu bamwohereje mu rugo rwe ahubwo atari ikijumba. Nawe yatangiye kubasobanurira ko iki ari ikijumba kuko nawe yahinze azi neza ko ashobora kuzeza umusaruro ufatika, bitewe n'uburyo ki yahingishije ifumbire, harimo ifumbire mvaruganda ndetse ubutaka bwe yasizemo n'amashwagara. Ibi ni byo bigaragaza ko bitabatungura gusanga heza iki kijumba. Nawe ntibyamutunguye, yakomeje kwidefanda avuga ngo ibi mwera kubitindaho baturage, kuko njyewe nahinze kino kijumba nizeye ko nshobora kuzabona umusaruro. Ati mu gihe narinde guhinga iyi migozi banshishikarije gukoresha imvaruganda ndetse n'ishwagara n'ayandi mafumbire atandukanye. Ubwo rero najyaga gukura kino kijumba nageze kuri teri nsanga ikijumba cyarakuze nanjye ntibyantungura, gusa nahise nitabaza inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bantu batuye muri karitsiye kugira ngo baze barebe iki kijumba. Abantu barahageze bazana n'amasuka menshi kugira ngo barebe ko bacukura kino kijumba mpaka bagikuyeyo. Bakimara kukigeza i Gasozi, dore ko cyari ikijumba kigera nk'aho kiri gupimura ibiro 500 ndetse gifite na metero zirenga 30. Iki kijumba nibwo hakimara kugera abo bantu barenga 60 bahise bavuga bati iki kijumba tugomba kukigeza ku isoko kikaba intangarugero, ndetse n'abandi bantu bakabona uburyo ikijumba cyakuze. Abantu barenga 60 nibwo bafashe iki kijumba baragiterura bakijyana ku isoko, ariko cyabanje kubananira kuko kugikura hasi byari byagoranye. Ariko hari abasaza bari bafite imbaraga aho ngaho ndetse n'abandi bantu batarasaza, nibwo bagiye munsi y'ikijumba batangira kugishyira ku rutugu, bamwe nibwo byarangiye bakigejeje no ku mutwe. Ubwo nabwo bari proud cyangwa se bafite ishema ry'uko barageza kino kijumba ku isoko. Uburyo bari bafite umwihariko bakigera mu isoko nibyo byaje kubatangaza. Bafashe umuhanda werekeza ku isoko, babona biragoranye cyane kuko bari buzuye umuhanda, kuko nk'uko nabibabwiye iki kijumba cyari gifite metero zirenga 20. Buzuye umuhanda, aho banyuraga hose abantu barabitegerezaga cyane bati se bari abantu bikoreye ipoto ndavuga biriya biti by'amashanyarazi. Ntago yari ipoto, ariko abantu uko babibonaga byagaragaraga ko ari nk'abantu bikoreye ikintu kirekire cyane. Mu by'ukuri cyari iki kijumba cyeze mu karere ka Musanze. Nibwo abantu bahise bafata iki kijumba bati byanga byakunda tugomba kukigeza ku isoko, tukacyereka abanyarwanda ndetse tukacyereka n'abandi bantu bagiye guhaha ku isoko. Ese ikintu cyibajijwe, batangiye kwibaza ngo iki kijumba nitukigeza mu isoko ni umuntu umwe uri bukigure, cyangwa se turagicamo ibice bimwe cyangwa ibice bitandukanye kugira ngo abantu baze kukigura biborohe. Gusa bakigera ku isoko
ntago byabatunguye cyane bahise bagishyira hasi, ariko bakiri mu rugendo bakomeje kugenda bataka bamwe bavamo bati ndarushe kubera uburyo ki iki kijumba cyari gipimura ibiro bigera kuri 500. Nk'umunyamakuru njyewe nkimara kumenya iyi nkuru yabereye mu karere ka Musanze, nahise mfatiraho nigerera kuri teri njya kubaza umuntu wahinze iki kijumba cyangwa se umuntu wasaruye iki kijumba ubwo yari yahinze iyi migozi cyangwa se ibintu byeraho iki kijumba aribyo bita imigozi, aho yari yatangiye gusobanura ko yahinze kijyambere. Nibwo nkimara kugera kuri teri nabashije kumuganiriza ambwira uburyo ki byagenze kugira ngo asarure kino kijumba. Mureke mwumve amajwi nagiranye n'umuntu wahinze iki kijumba, ubwo ni mu karere ka Musanze nigereye kuri teri, mugiye kumva uburyo ki byagenze kugira ngo asarura ikijumba gipimura ibiro 500 byose. Wa muturage we, iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ugaragaze uburyo ki wejeje kino kijumba. Bwira abaguteze amatwi uhaye ikaze. Byandenze rwose bikomeye cyane. Njyewe yari mu gitondo nifatira isuka yanjye ngo ngiye gukura utujumba tw'abana, kwa kundi uvuga ati kangere nkore nk'imifungo 2 wenda nze neka. Ndatangira mfata isuka ndakubita, nkubita rimwe nkubita kabiri, ntangira kubona ikijumba ndi kugenda ngipfopfoza. Ubwo ngubwo ndavuga ati se iki kijumba ko mbona kitari kuva bimeze bite, niko kugenda nkuraho agataka buhoro. Ndangije mbona ikijumba ntabwo gifite ahantu kiri kurangirira, niko kubona undi muhinzi wari uri iruhande rwanjye ndamuhamagara ati se waje ukamfasha, njye byancanze rwose byandenze. Niko kuhagira nawe aramfasha, ubwo tubaye 2. Nabwo turagira dukuraho itaka birangira tutabonye ahantu kirangiriye. Ubwo ngubwo nawe ahita ahamagara abavandimwe, nanjye mpamagara abo mu rugo, mpamagara umugore n'abana nabo bazana amasuka. Amaje kuhagera rero nibwo twakomeje gukuraho itaka. Kubw'amahirwe tubona itaka rishizeho, ariko wumve ngo byari bigeze nka 8 twahereye mu gitondo. Ubwo ngubwo turangije gukuraho itaka twe tumaje kuba abantu 10, kugikuramo biratunanira. Bimaje kutunanira rero niko kujya ku muhanda tureba abakarani baraza, turababwira ati twe dufite ikibazo gutya na gutya. Bahageze ubwo ngubwo baradufasha, ikijumba tugikuramo tukigeza ku muhanda. Tumaje kukigeza ku muhanda twakoze imodoka iraza iragitwara ku isoko. Ariko mwumve ngo nanjye byandenze, sindi ukumvisha ukuntu ikijumba cyaje kwera kugeza buno buryo, kuko ngewe nta kindi nakoresheje uretse ifumbire gusa. Yemwe murumva ko ikijumba aribwo nyine cyaje kugaragara mu Rwanda, byakomeye cyane. Aya ni amateka abaye mu gihugu cy'u Rwanda, aho kino kijumba nyine gikomeje gusaza isi ndetse n'u Rwanda. Ngira ngo mumaje kumva rero umuhinzi wahinze kino kijumba, aho abatangarije impamvu zatumye kera ko ari uko yakoresheje ifumbire mvaruganda ndetse n'ayandi mafumbire atandukanye. Ubwo rero murumva ko njyewe ndi byose ku mubumbe, kuko mbagera kuri teri nkababwira uko byagenze ku buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi, aho mumaje kumva iki kijumba kiri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter n'izindi zitandukanye. Ubwo rero mwewe icyo mukwiye gukora ni ugukanda subscribe, tukaza tubagezaho amakuru atandukanye kandi amakuru ashushe utasanga ahandi. Mwari muri kumwe nanjye BYT, naho ubutaha.